nyuma rero yo kubyarana uyu mwana w'umuhungu bakaba baraje gutandukana, umwe agacukwe n'undi agacukwe, aho Grace yahise akomeza amasomo ye. Nakomeje ishuri, nabanje kwiga ibintu dental assisting, ibintu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Urera umwana namureze ku giti cyanjye ntago byoroshye pe. Burya njye nk'uwizera Imana, hari impamvu Imana yacizeho abantu babiri. Yego sibivuze ko utarera umwana uri wenyine, ariko ihura njye n'umugabo wanjye Pacifique turahuza pe. Duhuza byinshi kuko nawe n'igihe cyari kigeze yuko yashaka uzamubera umugeni. Twifurije ibihe byiza kandi guhaye n'ikaze inshuti mukunzi w'inkuru y'urukundo. Ngaho twagarutse tugarukanye n'uyu muntu umuzi nka Miss Bahati Grace cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda w'2009. Uyu ni umubyeyi w'umwana umwe yabyaye agifite irikamba, arubatse kuri ubu ngubu, ni nyuma yo gutandukana na se w'uyu mwana nawe uzwi nka K8 Kavuyo, ubundi witwa William Muhire. Uyu Grace Bahati rero yarongeye arakunda ndetse arakundwa nyuma y'uru rukundo rwari rweze n'imbuto. Umwana yireranye igihe kinini ariko atanorohewe na showbiz nyarwanda, cyane ko hari habaye amahano yo gutwita agifite ikamba kuko biri mu byamaganwa n'abateguraga iri rushanwa. Ndabyumva rero ufite amatsiko y'ukuntu uyu mukobwa yanyuze muri ibi, kuri ubu akaba yarongeye gukunda ndetse akaba yubatse urugo rwishimye. Uribaza uti ese niki cyamutandukanije na K8 Kavuyo? Ese nyuma yo gutandukana kwabo ntibongeye guhura? Ese byavuzwe ko umwana wa K8 Kavuyo na Miss Grace Bahati yaba yarateruwe na Barack Obama byaba ari byo? Ese uyu mugabo mushyashya yabonye abanyate n'umwana wabyawe na K8 Kavuyo? N'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuba wibaza ugiye gusubirizwa hano. Reka dutangire wakoze ko uri hano ku nkuru y'urukundo cano. Grace Bahati yavukiye muri Uganda tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 1991. We n'umuryango we bimukiye mu Rwanda afite imyaka 3 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Grace igihe yari afite imyaka 16 nibwo yatangiye kujya mu byo kwerekana imideli. Afite imyaka 18 yinjira mu marushanwa yo guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2009. Iri ryari ritanzwe bwa mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho iri kamba ryaherukaga gutanga mu 1992. Yahise yegukana iri kamba aba Miss Rwanda 2009 ndetse anegukana ikamba rya Miss Photogenique. Uyu ni uwaberewe n'amafoto cyane. Agifite iri kamba rero yashoboye gukora ibikorwa byinshi by'urukundo, kandi ku ngoma ye yose yashishikarije abakobwa n'abahungu bato kwigirira icyizere ndetse no gukoresha ubushobozi Imana yabahaye kugira ngo ibyo bashoboye byose babigereho. Bahati Grace rero yaje kwinjira mu rukundo n'umuhanzi w'umuraperi wari ukunzwe cyane muri iyi myaka, aho urukundo rwabo rwatangiye mu 2010 rurakomeza kugeza mu mwaka wa 2012 ubwo bibarukaga imfura yabo y'umuhungu bise Ethan Muhire, izina rihuye n'iryaze. Uyu mwana rero akaba yaranaciye agahigo ko guterurwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama. Uti byagenze bite rero? Ubwo Perezida Obama yari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Iowa, iyi yari ituwemo n'aba bombi, yageze ahitwa Marshalltown, yakirwa n'imbaga y'abamushyigikiye mu ishuri ryitwa BR Miller Middle, aho n'ababyeyi ba Ethan Muhire nabo bari baje kumwumva. Nyuma yo kuvuga ijambo yari yageneye abamushyigikiye, Perezida Barack Obama yatambutse mu bari bamuteze amatwi, asuhuza bamwe, ageze kuri Ethan Muhire amuterura mu maboko ye, arinamusuhuza amusoma mu ruhanga. Imbuga zitandukanye z'ibinyamakuru zirimo Suomen Kuvaleti ndetse na India Times, izi zasohoye amafoto ya Perezida Obama ateruye umwana witwa Ethan Muhire, ariko ntabwo amazina y'ababyeyi be yagaragaye muri izi nkuru. K8 Kavuyo rero akaba yarabishimangiye ashimishwa cyane n'icyo gikorwa, maze yandika ku rukuta rwe rwa Facebook uko yishimiye ko umwana we akoze amateka akiri muto, aho yagize ati
ati wasomwe n'igihangange ku isi, nyakubahwa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, papa na mama turakwishimiye. Nyuma rero yo kubyarana uyu mwana w'umuhungu bakaba baraje gutandukana, umwe agacukwe n'undi agacukwe, aho Grace yahise akomeza amasomo ye. Nakomeje ishuri, nabanje kwiga ibintu dental assisting, ibintu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, mbikoraho imyaka, tongera nsubira mu ishuri bijyanye ibinyabuzima n'ibitabire, biology na chimie, ni nabyo nize muri secondaire, ni ibintu nkunda cyane. Kandi ushobora kuba wibaza impamvu Bahati Grace yatandukanye na K8. Aha abibazwa yavuze ko impamvu ngaruko yabonaga bari badahuje icyerekezo, ndetse ko nibi bisubiye inyuma atakwemera gusubirana nawe pe. Ni mu kiganiro yagiranaga na Arisudi, uyu mwari akaba yaranagarutse ku kurera umwana wenyine nk'umubyeyi, aho yagize ati abaza umwana wanjye babona ko afite urukundo nubwo yaruhawe n'umubyeyi umwe. Nakuze mfite ishyaka ryo kumva ko ningira umwana nzagerageza kumugaragariza urukundo no kumuha ibyo akeneye byose. Maze kumubona byansabye ko nigomwa byinshi, ariko ntangiye kubona umusaruro wabyo. Grace kandi anagaragaza uburyo yagowe no kurera wenyine. Ahangaha aranagira inama urubyiruko. Yaba yuko ukwezi kugeze ndimo ndegereza kwibaruka, umwana aravutse, nkabyishimira. Hanyuma rero umwana araje, ni inshingano zitoroshye. Kuba urera umwana unamureze ku giti cyanjye ntabwo byoroshye pe. Burya njye nk'uwizera Imana, hari impamvu Imana yacizeho abantu babiri. Yego si bivuze ko utarera umwana uri wenyine, ariko iyo mpamvu y'abantu babiri ni ugufashanya. Ntabwo ari ikintu nakwifuriza umuntu, ariko wisanze muri iyo situation, shikama ukomeze, rwane uharanire ishaka ryo kuzatera imbere. Biratangaje kandi Grace Bahati yongeye guhura na K8 Kavuyo bahujwe n'ubukwe bwa Meddy. Ni ubukwe bwabaye tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021, aho bagaragaye bahuje urugwiro byibazwaho. Ariko nanone mu mpera z'umwaka wa 2018 nibwo byari byatangiye kuvugwa ko Bahati Grace ari mu rukundo na Murekezi Pacifique, umuhungu wa Fati Karamu. Uyu ni uwamamaye akina mu ikipe ya Rayon Sport bashakanye kuri ubu. Muri uyu mwaka rero wa 2021 hakibazwa ibyihura rye na K8 Kavuyo n'amafoto yabo yari yagiye hanze. Uyu mukobwa yasobanuye neza iby'urukundo rw'irushya, kandi yanabajijwe icyatumye akunda Pacifique. Aha yasubije ko uyu musore icyo avuze agikora, ndetse akaba ari umusore w'igihagararo kandi umukundira ukari, ndetse akanamukundira umwana. Ibindi ngamukundira harimo imyizerere ye, kwemera Imana, ko batashagaraye, uko abanye n'abantu, imyitwarire ye ndetse n'ibindi. Ubukwe bw'aba bombi rero nabwo bukaba butararenze uyu mwaka wa 2021, kuko bwabaye tariki 4 z'ukwezi kwa Cyenda mu mujyi wa Cedar Rapids muri leta ya Iowa. Bikaba binavugwa ko ari naho bahuriye bwa mbere. Aha niho Miss Grace Bahati yatuye kuva mbere. Miss Bahati Grace kandi anagaruka ku kuntu yitwaye nk'umukobwa wabyaye kugira ngo yongere yizerere mu rukundo, avuga ko yayobowe no gusenga kandi katari gufata ibyo abonye kuko ngo yari umukobwa wabyaye. Turahura njye n'umugabo wanjye Pacifique, turahuza pe, tuhuza byinshi kuko nawe n'igihe cyari kigeze yuko yashaka uzamubera umugeni. Nkuko guhura narinze ibyo nifuza mu tuzaba. Ntabwo nayi kuvuga ngo wenda kuko ndi single mom uzaza wese nzamwakira, cyane cyane ko nihe n'uruhe rugero nifuzaga guha umwana wanjye, umuhungu nihe shusho nifuzaga kumuha. Rero kwizera kwanjye nk'umukristo nafashe igihe ndasenga. Miss Grace Bahati arishimye mu rugo rwe. Ni urugero rwiza rwo kudacika intege igihe umwana w'umukobwa atwaye inda akiri muto, ko intumbero ze zagerwaho ndetse ko yakomeza kwizerera mu rukundo. Naha dusoreje inkuru ya none. Wakoze cyane kubana natwe.